bashobora kwibaza kuri wowe wakatiwe inshuro zingahe uzi ko ntabwo ushobora gutereta bwa mbere ngo bahita bakwemerera akatiye inshuro zingahe byari byagenze gute abakwanze no kubera iki bakwanze wari wabaye mubi ngiye ubu ndabona uri mwiza wari wabaye mubi ibyo byagenze gute ahubwo mbaza ngo wakatiye bangahe uri kumbaza ngo nakatiwe kangahe ahubwo nakatiye bangahe cyangwa kangahe ahubwo nge baranyihigiraga ahubwo aha nukuza kunyihigira ahubwo nge nkabakatira ahubwo nta muntu ugize unkatira sintu bya blague bro nta muntu ugize unkatira kabisa ahubwo nge narakatiraga iki kintu ubona abakobwa bose bakunda kuri wowe kubera ko urumva ko niba ukatira uri beauty nyine reka tugiye uri icyuma ni nka kintu abakobwa bakunda kuri wowe sinyiza ahubwo bazakimbwira ahubwo nimba ari kino kiroso bambona nawe nimba ari igiki sinzi kabisa nimba ari nubo kubabona rikabashitura sinzi kabisa ikintu bambona nimba ari no myifungo sinzi kabisa ahubwo nanjye bazambwire se ni igiki kirimo kubirukansa banzaho tubahaye ikaze nanone abakunzi ba FM24 TV muzi ko tudahwema kubagezaho ibyiza byinshi bishoboka kuri uyu munsi rero twatumiye n'abahanzi bamaze kubaka izina muri ino minsi afite indirimbo ye nshyashya araza kwitubwiraho mbibutsa ko ngiye tuvugana ni Victor televiziyo ya FM24 TV na kindi kintu nanone tubibutsa no gukora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibintu byiza byinshi bashimisha muri iyi minsi reka twakire umutumirwa wacu uyu munsi kugira ngo abashe kutuganira ubona ko ari umusore rwose utari mubi ariko abakobwa mbaye muze kureba hirya muzamurebe turangije turakwakiriye bose murakoze cyane James amazina y'ababyeyi ariko amazina y'umuhanzi ni Jazzy James duhereye ku izina ryawe Jazzy James inspiration yavuye kwita Jazzy James Jazzy ni injyana bita Jazzy ndayikunda cyane byaturutse mu njyana bita Jazzy kugira ngo abantu bahitagire wenda mu muntu akaririmbo njyewe nagateye icyumvira kararyoshye batangira wenda bibutsa n'akantu gatoya kugira ngo twinjire mu kiganiro neza amarangamutima yo ni menshi muri njye sinzi aho nahera ngo nkubwire urwo ngukunda kora approche mbona n'umutima bikanga. Thank you. Wow. Umusore w'umusore rero ari umusore ufite ijwi rwose burya amajyanga yo kumusore ngira ngo sai kuko sitera kumunsi bitandukanye umunsi itera igihimwe iz'inyarwanda nzi teranya nk'uko mwishaka ngo ni nimena Jazzy kumvisha indirimbo yawe irebana uba ufite urukundo ukananirwa kumubwira wenda mugenzi we bitewe na situation n'ukuntu umutima cyangwa se n'imikorere imibereho abayeho wowe inspiration y'indirimbo yaje gute n'ibintu cyakubayeho cyangwa se n'ibintu byabayeho ku nshuti yawe bikora ku mutima wumva kubera ko tuzi ko abahanzi twexpress ibintu abandi batabona igitekerezo cyavuye turirimba ni ibintu biri kuri munsi uhura nabyo ushobora gukunda umuntu ukaba ujya umubwira amarangamutima akaba menshi ariko igihe cyagera ukagira uburyo byikora bikavamo neza indirimbo yawe yakozwe na producer wakoze nicyo ntabwo gifite n'amashusho meza by the way indirimbo yanjye yakozwe na bigo bita Jovic Pro ikorwa muri Dream Records iyo ni Mojako noneho video ikorwa na Manifa byose byakorewe muri Dream Records
tukaba turi kuri behind the scene baguye igitumo hari wabonaga nyine ubona nta cyizere ufite, ubona ari indirimbo yawe ya mbere, amashusho meza rwose uvuga ati none izaba imeze gute, ufite amashyushyu. Video yakiriye gute? Uburyo nakire mbese navuga ko ni ibintu byanshimisha cyane bitewe n'uburyo nayibonaga, ukuntu yaje, ukuntu yasohotse, ni ibintu nanjye byantunguye ubwanjye na feedback nimo kubona zimo kuva mu bantu, byatumye nishima cyane bitewe n'uburyo njye nabonaga nayikoze. Niko akunda ukora ikintu ubona ko kitazaba cyiza ariko ahubwo akaba aricyo kiba cyiza kurushaho. Ni video yanshimishije cyane kandi ni ya mbere, ni byatumye rwose nanjye nishima cyane ndetse amahomi yawe aguhora hafi akurikirana ibikorwa byawe ku munsi byanga bikunze n'abafana kuko nibwira ko udafite abafana. Comment kugeza hanga ndimo kubona ziraryoshye cyane pe, ziryoheye amatwi, urazumva ukumva ko mo kuntera courage, nanjye bigatuma ngira izindi imbaraga zo gukora cyane. Urumva iyo ufite abantu bakuri inyuma, urumva ko nanjye bituma ngira imbaraga zo gukora cyane, biri gutuma ndushaho no gukora birenze nk'ibyo nakoze ubutano. None ngomba kugaragaza ibintu byiza cyane kurusha ibyo nakoze ubu ngubu. Nakoze cyane. Which music? Ntabwo navuga ngo ni nkora ubwoko runaka, zose ngomba kuzazihera mu mizi yazo. Nkore slow, nkore suke, zose zibaho zose nzazikora rumba, ko niyo sinimo kuganamo y'umuziki wose. Abantu bavanga wenda ukabona wenda bigize nka effet negative kuri kariyeri zabo, wowe ubona ari nk'irihe banga wenda uzakoresha kugira ngo nimba ugiye gukora izo music zose, no kuvuga witeguye guhangana, witeguye gukora, ni nk'irihe banga wenda uzaniye nk'abantu ku buryo bakwitega ikintu kiri different y'ibyo abandi bagiye bakora? Kuko twagiye tubona abahanzi benshi bakora nk'ibyo ngibyo, ariko ugasanga kubera guhinduranya injyana usanga bari gufeiringa. We ni nk'ikihe kintu wavuga ati iri ni ryo banga ryanjye nzakoresha kugira ngo n'abafana bagukurikirana umunsi ku munsi babashe kwitega ikintu gishyashya muri wowe? Urakoze cyane. Umva nyine nawe watangiye ngo ni ibanga, nyine ni ibanga ryanjye, ahubwo iryo banga bazaribonera muri muziki yanjye nzakora. Uzatega amatwi akaryumva ntuzarigendana n'akarikoresha. Urumva bitangiye ko uva uri ibanga, ubwo ndaba ndimenye. Urumva ko ntarimena nanjye kandi ariwo mugati, gusa n'ubyumva. Batinya abahanzi ko bagushishura se? Nawe urabyumva aho ngaho, uri murashana no kugira umenye n'ibanga ryanjye. Ntabwo napfa kurishyira hanze, ahubwo bazatega amatwi bumve nyine iryo banga iryo ari ryo. Nakoze. Iyo uri kwandika indirimbo zawe wenda ugendera kuki? Ugendera ukuntu umuntu ahimba indirimbo ugasanga wenda ifata amatwi y'abantu, ugasanga ni nk'agahinda k'umuntu wenda uri nko kuririmba. Wowe uri kwandika indirimbo yawe bigenda gute? Ni nk'icyo kintu wibonamo ukavuga ati iki kintu gitumye nandika iyi ndirimbo? Biterwa na mood ndimo, nshaka kuba ndi mu kintu runaka, nshaka kuba bitewe n'ahantu n'abandi, nanga nshaka kwita amaheririmba indirimbo. So biterwa n'ahantu mba ndi na mood ndimo aho ngaho, ugasaba biraje nyine ntangira nkakora umurongo aho ngaho. Tumenye abantu ba kera iyo bahangaga wabonaga ko ntago bafata umwanya mutoya nk'uko abahanzi b'iki gihe wenda babikora, ugasanga yinjiye studio ahise ahimba indirimbo ako kanya birarangiye. Wowe like nibwira ko wenda nawe ari nk'iyo terime wenda ushaka kuzayikoresha ngo usohora indirimbo yawe igume mu mitima y'abantu igihe kirekire. No kuvuga ntago byafecta imyandikire yawe. Njyewe uburyo nkora giye ubundi nshobora kwinjira muri studio nakumva umuntu akoze akantu ni mirongo ikahita imanuka, nshobora kwita njye ubundi muri studio niho nkunda gushakira melody y'indirimbo, nkahumvira aka melody, producer agakora akantu, ubundi nago ubundi sinjya mva ngo ngiye guhimbira mu rugo, mba ndi kuri studio, melody yaza nkamvisha producer akatambwira aka kantu kavamo ibintu by'ubwenge cyane,
namara kumva melody nkabona gushaka amagambo nkaza ngakubitamo nk'amagambo ibintu bikagenda neza cyane. hari ukuntu nyine twese niko tuba tumeze. Bwa mbere ukinjira muri studio uzi ko uzi kuririmba birenze, ni akahe kantu kakugoye ku ndirimbo yawe wenda ya mbere ukinjira studio, producer ukubitanye na producer amaso ku maso, kandi wari uzi ko uzi kuririmba ariko hari udufo technique producer itakubonamo bwa mbere, byari bimeze gute? Aho ngaho nta muntu utahurana ko ngiye niyo nagiyemo noneho icyo bita ko turayize, uragenda ugakotora neza ugasanga usize beat, ugasanga nabwo nimba aho indirimbo igomba gutangira ugasanga ubyinnye mbere y'umuziki itaranatangira, ko tugomba gukotoramo cyane. Mbere nje ngitangira natangiraga mbere ya beat, ugasanga nabwo producer tunara kwicana kanshishamo nk'ishuro zingaye, ariko nyine biragira bikarangira ugatangira kwitwara neza mu kibuga cya producer yiwe. Ubungubu ufite indirimbo zingahe wenda ku buryo n'umuntu kurikirana ashobora kureba indirimbo zawe umunsi ku munsi zazimuryoheye akomeza no kuzumva? Agatanga mfite indirimbo nyinshi, ariko tuvuganira hari indirimbo hanze n'ebyiri zimaze kugera hanze, iyo bita Amarangamutima n'ifite video, n'indi itwa iby'urukundo. Ahantu mushobora kuzisanga mwagenda kuri YouTube ziriho, amazina ni andi Jazzy James, kuri Instagram ni James Jazzy ziriho, Facebook ziriho na Twitter naho ziriho. Kanshidikira byo rwose zamukoze. Bakuremere rero wabimenya rwose uhere no kuri nawe utangira undemere, wanandeme n'ubungubu umubyeyi. Tugaruke wenda ku buzima bwawe bwite bwihariye, ubundi ni nawe wenda ntego y'ikiganiro cyacu. Ubuzima bwawe watangiye amashuri runaka, wigahanaha, ibintu byakubereye imbogamizi mu buzima bwawe bwa buri munsi, urasika imbogamizi zitabura, hari umuntu wenda bifasha, hari umuntu bifasha wenda tubwire nka synthèse y'ubuzima bwawe kugira ngo Jazzy James bamenye ni muntu ki? Jazzy James ni umusore ushima Imana, nize amashuri yanjye ntabwo nashoje amashuri yisumbuye, second nayigiye Ikabuga aho bita Hillside. Kurizana n'ubu ngubu sindakomeza wenda university, nabyo ndabiteganya ubona ibibazo byajemo muri bino bihe byose, ndateganya gukomeza university yanjye. Akoze cyane. Warangije uyu mwaka washize? Musaza ko nashoje, ko ndi umusaza muri ano mashuri, nashoje 2014, urumva imyaka itambutse, kandi wana warashoje ejo bundi wowe? Njye n'ejo bundi yaciye imyaka, nashoje like 2016 nibwo nashoje amashuri, ahubwo urumva wowe wenda gwikigwa nubwo kubita ikigwa ahubwo urumva ngiye ubuzima bwanjye ndabukurusha cyane. Icyo gihe njye ndimo ndya agafiriti ukirya akawunga, wowe njye ndimo kwiporeza akareta aho ngaho ukirwana cya gihe kibona akawunga. Tugaruke wenda weekend yawe bimeze gute? Mbere ko wenda tujya nko kuri weekend yawe, umunsi wawe upanze gute? Umunsi wawe wenda uvuga ati napanze gukora iki, upanze gute? Wenda tubwiye na weekend yawe bimeze gute? Nta kidasanzwe, weekend njye nkunda kuba ndi mu rugo, nkunda umuziki, mba ndimo kureba, akenshi nkunda na film by the way, nkunda film, mba ndimo kureba movie, ndimo kureba n'indirimbo ndeba udushya, niko weekend mba nibere home. Koze ukunda kureba filime zimeze zite? Nago umuntu wenda ashobora kwita yibaza se abahanzi ubundi ko tumenyereye ko nyine ari imiziki gusa, ukunda kureba filime zimeze gute? Nkunda amasizoni y'Abanyamerika, cyane cyane y'ubutasi. Iyo utangiye kuvuga ngo FBI, ibintu nk'ibyo ngibyo ndayemera cyane. Nzi ko irebera za telenovela, kumbi urashaka kuzaba umusirikare. Ndabikunda cyane, izo ngizo ntabwo njya nsireba, ubundi ndeba amaseri, agaseri kaba kasohotse ntabwo njya nkatangwa. N'akakanyamerika ni njye nako. Tugaruke weekend yawe bimeze gute? Wenda iyo utagiye nko muri studio biba bimeze gute?
nibyo nyine nakubwiye mbarimo kwirira utumuvi tu barimo kurira utumuvi wenda n'igihe nabwo ari n'igihe nabwo akamelodi kaza nkahita numva hari akantu nakora nkahita ntangira gukora akazi kose nibereye mu rugo nkashaka ku kamelodi nkagashakamo akantu nk'ejo nkahita njya nkamagara producer nkamubwira ko ari akantu urimo kwiyumvamo karimo kunyakamo kandi ngomba kugakora agahita ambwira ngo ntugakore nta kibazo nakamwumvisha agasanga nako ni keza cyane. usanzwe ukora iyihe siporo? Siporo se nkora iyihe siporo ra siporo nikorera rero se mvuga iyihera siporo mwera ni ifoke kabisa ifoke nawe urabyumva niyo nikorera. Mu Rwanda tumaze kugira abahanzi beza bafite impano nyinshi zigiye zitandukanye, ni nk'uyu muhanzi ubona ukavuga ati kabisa nanjye numva nakora nk'ibyo akora wenda nkanamurengaho? Bose bakora ibintu byiza cyane, ntabwo navuga ngo ni runaka se cyangwa n'indi, ibintu byose bakora byose biranyura. None nabwira ngo Crash nkavuga ngo Jazzy James ibyo mukora biramunyura cyane rwose, ntabwo navuga ngo ni runaka ahubwo bose ibyo bakora biranyura cyane. Umuntu uvuga ati cyakora wenda nka Bruce Melody cyangwa n'abandi batipe bahogoza nk'uko nawe uhogoza, kavuga ati cyakora umuzigo wakoze nanjye ebana ndimo ndakora cyane kugira wenda mukube nk'inshuro to. Ni bose barankoma musa, bose barankoma ariko aryo umusaza bamwitandera bamwitande ko mwibagiwe se kanyuzeho Davis. Oya ndaza ndimwibuka ndamukubwira tu kanyuze ako kantu nimba kagiye ninza kugacakira ndahita nkakubwira nka ni credo. Oya ndaza ubwo nibo bagukoma nabyumvishe abo bose mo kwizanira ubwawe naho ngiye navuze ni muri rusange bose ngiye barankoma tu. Umuziki ntago umuntu ashobora kubona wenda waratangiye ukaririmba mu ijwi ryawe ryiza, wabikomoye hehe? Ni ku muryango cyangwa ni za television performance wenda ugenda ukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye kugira ngo wiinspireho to? Umuziki navuga ko ari umuryango, hari imbaga mbere njyana za kera za gakondo, urumva nanjye nkaba mbese umuziki n'umuryango. Kuri mama imbaga bya gakondo. Yabonye indirimbo zawe uyu iki kinanenga kuko tuzikunda nk'abantu ba kera banenga umuziki w'iyi minsi bakavuga nta butumwa burimo, nta kintu wenda kitwemeza ko ibi bintu wenda bikora ku mitima y'abantu, ariko wowe umuntu wawe kuri hafi yabanje umuziki imbere yawe, nk'icyo kintu wenda nenga mu ndirimbo zawe? Urumva nta kintu nanenga mu byo ndirimba, nta kosa ririmo, ndaririmba urukundo. Umuntu wabinenga ni mwutagira urukundo, ariko njye ndirimba urukundo, kandi urukundo nirwo mwifuriza, nirwo nifuriza ubwanjye, nkifuriza n'isi yose ko hano hari urukundo, nta kintu na kimwe kidashoboka. Urumva nta kintu na kimwe yanengaho, ahubwo bagomba kumushyigikira cyane. Icyo yahisemo kurimba urukundo cyane, ubona uyu munsi urukundo ruriho? Njyewe mbona ntarwo kabisa. Benshi niko babivuga ko ntarwo, ariko urukundo rurahari, nawe urarufite. Nta muntu udafite urukundo, ahubwo bashaka urwirengagiza kandi ruhari, bitewe wenda na kino gihe turimo kujyamo, turimo twishimira iterambere, ariko ni kuri zatugiraho ingaruka. So urukundo rurahari, ahubwo turugaragariza buri wese. Niyo mpamvu ngomba kuririmba urukundo bakamenya ko ruhari, n'abataruzi bakarumenya. Urukundo muri iyi minsi wenda uvuze ko ushaka kugira ngo rwamamaze, tuzi ko ari niriye tandukano riri hagati y'indirimbo wenda zawe, tuzi ko indirimbo zo mu kiliziya zaza zivuga urukundo erura wenda ubwira ati itandukano riri hagati y'indirimbo zanjye n'indirimbo wenda zo mu kiliziya kuko nazo ziba zamamaza urukundo ni iri ngiri? Urumva biratandukanye, urumva muri kiliziya nabwo byose ni kimwe, bose n'abaririmba urukundo, hari urukundo rw'Imana n'urukundo rw'abantu. Wenda ashaka kurimba urukundo rw'Imana,
nanjye nkaza ndirimba urukundo rw'abantu, urumva ari urukundo rw'Imana n'urukundo rw'abantu, urumva ko bitandukanye. Akenshi dukenera urwo rukundo mu bantu kandi tugakenera n'urukundo rw'Imana, kuko Imana yadukunze nayo twifuriza gukundana. Biragoye muri iyi minsi kugira ngo ubyemeze umuntu. Urukundo rw'ahantu rumeze gute? Urukundo rw'abantu, urukundo rw'abantu nyine rwa rundi nyine, kugira ngo nyine ukunde umuntu nagukunde. Tugomba gukundana nta kugirana amabifu. Ibyo ngibyo n'ibyo ngibyo. Ni kope na kopine? Nabyo birashoboka mu rukundo byose, ariko byitwa urukundo. Nabyo byose ubwo nyine bikubiye ahantu hamwe mu rukundo nirwo dushaka. Urebye uyu munsi wenda twavuga nk'urukundo mu bantu, wenda nko mu bakobwa nibo twavuga, cyangwa no mu bahungu. Uyu munsi umuhungu wenda ko hari ikintu agushakaho, araza mugaciringa simply, ariko ubona ko harimo no guhemukirana. Wowe ubona biterwa n'icyo wenda kugira ngo umuntu aguhemukire, kugira ngo umuntu wenda akore ibintu bidashimisha umutima wawe kandi wenda mwarakundanye n'igihe kirekire, ubona biterwa n'iki wowe? Nyine icyo kintu nakubwiye ngo niyo turimo kuganamo, ushobora gukundana n'umukobwa wenda ari ikintu agukurikiyeho, akabona ikintu avuga ngo abantu ngo ngiye kumwihiringaho paka mukuyeho wenda nk'iriya benzi wenda waje uparitse hariya, akavuga ngo no musaza iriya benzi yaparitse hariya ngomba kumwihiringaho paka nyimuriyeho kamera konake. Wowe ukaba ugira ngo wenda n'urundi rukundo rumuzanye kandi aje ari kuri target, akavuga no musaza ngomba kumurya ibindi bikazaza nyuma. Urwo ni rwo rukundo akenshi ruhari, ariko ntabwo navuga ko bose ariko bameze, ari uzafite urukundo nyarwo. Ukahita ubona itandukaniro ryiwe nawe, biratandukanye, urukundo ruratandukanye ruri hano hanze. Bano bashiki bacu ahubwo nyine badushyiremo imiyaga nyine bahe kutumariza n'utwo twari dufite twose. Koze cyane. Tugaruke wenda ku buhanzi bwawe, wenda ni nabwo ahanini tugendereye. Ukuntu abahanzi wenda baba barema, navuga nka instrument musicale. We ni nk'iyi instrument musicale wicara ukarema kabisa, ukavuga ati aka kantu nanjye karangiye. Kikubye k'umutuku. Ni nk'ubuhe ka instrument musicale nawe wicara ukavuga ati aka nanjye iyo nicaye ndakarema kabisa kandi kagatuma inspiration yanjye izamuka? Ni piano kabisa. Piano niyo numva nagakora nkumva n'uburyohe gusa bwihariye, niyo numva ibinyuze muri yo kabisa. Piano yayizamuka neza. Nukuyizamuka nkanayimanuka nkanayitambika ibicu hose twigererayo tukitambikira nayo. Ni wenda amatsiko wenda nk'umukunzi wa Defilm 24 TV uri kutureba kano kanya, shaka bugata si uyu musore tungubu koko binavuga nibyo. Reka tubakumbuze ikiganiro cyacu cy'ubutaha kugira ngo Jazzy James azabe yazanye nk'agapiano kangaha ubundi adutwikire. Ibyo byo rwose ndabyemeye, ngomba kuza nitwaje piano tugiye utagira ngo wenda ngo na amagambo, agomba gushira ivuga nzazana piano mwike nawe ubibone, kandi icyo gihe nawe uzaririmba, tuzaririmba na twese. Ndizere ko indirimbo zanjye amaze kuzifata. Kuri iriya harya ngo ni amarangamutima. Twayikomeza yo ntari bana ku mutwe no ku mutsi. Reka tugaruke ku myambarire yawe. Turabizi ko ibana ni ibintu witaho cyane, mba mbibona. Uyu munsi ni ndakwambitse. Ninjye wiyambika, njye wiyambitse kabisa. Ujya kuza wenda hano niki cyakujemo mbere wenda wavuga ati ngiye kwambara kino kintu, ngiye gutya na gutya, nyine hari ikintu kitakukikuzamo bwa mbere umvishe ujya gukora interview na hano umuntu agomba kugaragara neza byanga bikunze, ni nk'iki kintu wenda cyakujemo bwa mbere ugiye kuza hanga? Ubundi amahitamo yanjye mu myenda yanjye gikunda kungora cyane. Nshobora gufata nk'amashati ngacya, imipira ingaya, ipantaro zingaya, amakabutura nkangaya, ariko ndambara yo mbona ndimo gufitingamo neza no mpita mfatiraho kabisa. Mfa kuba mbona
mbere kuko nanjye iyo ngiye kwambara umwambaro ntabwo umuntu ambwira ngo ambara gutya, ahubwo n'igihe uhitiramo nkahita mbona ko ndimo neza. Niko biba bimeze hagati yanjye mu myambaro. Wenda umuntu arebye nk'ino shenete yawe urabona ko ari urwembe. Ahenshi akunda kwambara wenda nk'aba girlfriend babo. Urwembe kuri wowe bisobanuye iki? Nyine uratwika, uraryaye, sinzi. Wabyumvise n'urwembe ruraryaye, nanjye ubu ngubu ndaryaye, wabyumva ni ukugenda ntyaye. Akantu kaza ko kose gashaka kuguhungabanya karakata karakebagura, ubuze ushaka kumuhotera kagukebagura kikomereza. Indirimbo muri iyi minsi wenda umaze gusohora amarangamutima, hari n'indi wenda ndibaza ari nko muri studio, akantu gatoya saza karacyari agaseke gapfundikiye, ariko ndayigukumbuje ko izazirenze izindi zanjye mfite hano hanze, kuko ni indirimbo ikoretse neza cyane. Nawe ndayumva nkavuga si iyi ni iyanjye cyangwa byagenze gute, nanjye nkumva ibaze noneho wakunze ikintu cyawe, noneho mva uri hanze, noneho we azagikunda bigenze gute. Ni ikintu kiryoshye cyane, ndakiba yasezeranyije ko kizaza ari ikintu kiryoshye. Ni agaseke mbese karacyapfundikiye, nyine nzagapfundura ari uko nje. Usibye kuririmba nta yindi mpano wenda wowe wifitemo uvuga ati nshobora no kuza promotinga? Kuko impano hari igihe izira ku yindi. Hari nk'indi mpano wenda wumva uza promotinga? Impano zo umuntu aba afite impano nyinshi cyane pe. Ubundi indi mpano ufite ni yo gukora bino bya sound system. Ushaka kuza nka kwestarira sound yawe nkayishyira ku rundi rwego wumva utakwiyumvisha. Ushaka kuza nkesitara nk'ahantu mu manama, kwesitara mu birori runaka, nkesitara sound nziza ukumva irimo irasohoka neza. Iyo niyo nawe mpano nzi nifiteho cyane. Hari n'izindi nyinshi cyane zagenda nzibagaragariza nazo. Koze abakunzi rero ba Dfm 24 TV, murabona ko uyu musore wacu ashoboye. Yahoze atubwira ati ngo tumuremere, ariko nibyo birakwiye, reka tumuremere. Hari akabazo k'amatsiko buri muntu wese buriya aba akunda kwibaza, nk'umufana wawe yavuga ati Jazzy James gutya na gutya, ariko buriya Jazzy James nta mugore afite. urabona niyo mba afite umugore hano, mba nabishoje nambaye ka kantu ka bose bafite. Ubu ngubu nta mugore mfite kabisa, ariko ndamuteganya. Kuba umuteganya, ariko buriya ari no muri plan buriya wabona ufite nk'umukunzi. Ndamufite rubyo rwose, nawe ngiye kwihakana. Ntabwo nakwihakana umukunzi wanjye nzi ko hari nacyo kibazo dukunda kugira. Ndamufite rwose, ndamufite. Umukunzi wawe ni nk'ikihe kintu wamubwira wenda aba akumbuye kumva kuri wowe? Wenda hari n'igihe ugira isoni amarangamutima indirimbo yawe bivuga. Hari ibyo wenda ushobora kuba utinya kumubwira, ariko ubu wenda ushobora kuvuga ati karikocora. Ndarikocora, ndagukunda cyane kabisa pe, n'umutima wanjye wose ndamukunda. Iyo uri kumwe n'umukunzi wawe, ikihe kintu kigushimisha kuri we? Kuri we ni ukuntu anyumva, aba anyitayeho, akama umwanya we. Ntabwo bikunda kuboneka ku bakobwa bose. Waratomboye cyane. Nyine naritombore, nyine nanjye impamvu nicara nkabivuga. Urumva nawe ibaza icyo kintu. Wari wakona interview n'abantu bange bakakubwira ko bafite abakunzi, akabyemera, baba bataranyurwa. Ariko njyewe nawe ibaza iyo mpamvu nyine tugira gutya. Turashimira Jazzy James, afite impano zigiye zitandukanye. Kuri YouTube yatubwiye amazina yitwa. Mu gusoza rero ikiganiro cyacu, mbe na mbere turabibutse gukora subscribe. Nongera kwibutsa, my name is Victor. Kora subscribe kuri televiziyo yacu kugira ngo ubashe kubona ibintu byinshi bigushimisha muri iyi minsi. Kugira ngo turekure Jazzy James, hari ibibazo bitanu wenda dukunda kubaza abantu, kugira ngo ni ibibazo umufana wese ashobora kwibaza, ariko harazamo wenda ikibazo cy'umuco, wenda ari nacyo ndi buhereho. Nkunda kukibaza abantu cyane. Sakwe sakwe araryoha boze. Sikakaneke njya nkunda umuneki. Musa nasoma kabisa n'umuneki. Rega Ikinyarwanda narakize ndakimanuka neza.
impinga ni iki? impinga abyo banga umusozi impinga nyine hahandi hejuru. Impinga umusozi hejuru, on the top, mu mpinga yo ku musozi hejuru. Shamba urandangije kabisa. Jazzy James ari mu rugo wenda azi guteka buriya? uzi nta gutekeye musa, uzi ko n'amahoteli ajya aza kunkodesha ku kintu bita isosi buriya. Noneho ndi umuntu uteka isosi buriya, hari igihe hoteli iza kunkodesha kubatekera isosi gusa, nanjye ndateka isosi buryo uzi uburyo nteka isosi. Nteka ya isosi itishira ako kanya igashira umva ukishatse ahubwo n'ibindi bigihari. Nakumvisha urumuryi w'ubugari. Wabimenye kabisa. Ikintu ukunda guteka ni isosi, umwihariko wawe ni isosi? Kabisa isosi ni ikintu nanjye nzi kabisa ko nkagira gutya. Umugore wanjye rwose arahirwa. Jazzy James iyo ari mu rugo akunda gutasanga ukuntu bavuga ngo abasitari umuntu yahimbye indirimbo yabamaze kuba umusitari bahita batangira gutaha amajoro. Wowe bimeze gute mu rugo? Ntabwo usanga uri gute ari umukecuru umukinguza inzugi? Umunsi urabizi umuco wacu, ndi muco wanjye saa moya buriya bashyizeho saa moya buriya njye nta hantu byankoze. Saa moya ni saa moya mba nibereye mu rugo. Ndacyafite uwa muco nyine wacu. Ntabwo wagiye kunywa akantu se ko tuzi ko abahanzi benshi wenda iyo bari free gutyo ari nyabyo wenda agafata n'akana akimanukira nyine? Akantu se agasimba, akantu se akadodo, akantu ushaka kumbwira n'agasi musaza? Ndavuga akabyeri. Akabyeri isago nuwaye. Reka nta amazi n'agafanta ninywera rwose, ngenda umugaragu w'Uwiteka. Akabyeri ni agakobwa kaba mu kabari kazoza abagabo bose. Dini buriya nsengera muri Victory Mission Church Kanombe. Ikibazo cya nyuma umufana wenda ashobora kwibaza kuri wowe, wakatiwe inshuro zingahe? Uzi ko ntabwo ushobora gutereta bwa mbere ngo bahita bakwemerera. Wakatiwe inshuro zingahe? Byari byagenze gute? Abakwanze no kubera iki bakwanze? Wari wabaye mubi? Ngiye ubu ndabona uri mwiza. Wari wabaye mubi, ibyo byagenze gute? Ntabwo mbaza ngo wakatiye bangaye. Uri kumbaza ngo nakatiwe kangahe? Ahubwo nakatiye bangaye cyangwa kangahe? Ntabwo nge baranyihigiraga ahubwo. Nukuza kunyihigira. Ntabwo nge nkabakatira ahubwo. Nta muntu ugize unkatira. Sinu bya blague bro. Nta muntu ugize unkatira kabisa. Ntabwo nge narakatiraga. Iki kintu ubona abakobwa bose bakunda kuri wowe kubera ko urumva ko niba ukatira uri beauty nyine reka tugiye uri icyuma. Ni nka kiye kintu abakobwa bakunda kuri wowe? Sinyiza ahubwo bazakimbwira ahubwo. Nimba ari kino kiroso bambona nawe, nimba ari igiki sinzi kabisa. Nimba ari nubo kubabona rikabashitura. Sinzi kabisa ikintu bambona. Nimba ari no myifungo sinzi kabisa. Ahubwo nanjye bazambwire se ni igiki kirimo kubirukansa banzaho. Wowe y'umukobwa mwiza gukururira ni iki kintu kigukurura? Sinkurura? Se navuga ko ari igiki? Ni umutima. Umutima we niwo nkurura. Kandi umutima we namaze kubona nawe ufashe bugwati. Akajambo ndakanyuma abwira abafana bawe ubundi tugasoza tubibutsa gukora kuri ka kantu k'umutuku subscribe. Njye ni Victor, mukomeje kubana muri kino kiganiro ni The Lightness, aho umuntu adusobanurira ubuzima bwe bwitabayemo cyangwa se ubuzima yaciyemo kugira ngo nawe bigufashe. Nawe ufite impano, ufite ibintu byinshi ufite kugira ngo ugaragaze imbere y'abantu, imbere ya public. Irihe jambo wabwira abafana bawe kugira ngo wenda dusoze na kino kiganiro? Abafana banjye nababwira ndabakunda cyane n'umutima wanjye.
ikintu mbasaba ndabasaba mushyigikire, ntabwo nzabatenguha, nzabakoze isoni, nzakomeza kuba Jazzy James pe. Ikintu mbasaba mujye kuri YouTube mukore subscribe, mukande kuri kariya kantu k'umutuku k'akazogera, urabunteje imbere, urabuntenga ingabo mu bitugu, ndabakunda cyane. abasezera gutyo nta n'akantu babwiye k'akaririmbo nk'akantu kabisa ko kubasezera, batubwiye ko ushobora kuba no musidiyo rwose imirongo ikamanuka basezere nk'abafana bawe. Njya numva bambwira ko urukundo ntarubaho, nabyumva nkashoberwa, kuko umutima wanjye mba nubushya, niyumvamo imbaraga z'urukundo zidasanzwe. Thank you, ndabakunda cyane mwese, bye bye. James mu kiganiro cyiza twagiranye by tuganirije neza, nizere ko n'ubutaha nitukubwira ati kabisa abakunzi kuri The Flame 24 TV baragukeneye bizaba ari gahunda. Ndabaye cyane, uzanyenera hose, haba ari mu kirere, haba ari hasi, hose ndabaye kabisa bro. Thanks kabisa. Turabashimira rero intambwe icyizere mukomeza kutugirira, yuko gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro byacu. Mbibutsa ko tuba ku mbuga zose nkoranyambaga, Twitter, Facebook ni The Flame 24 TV, The Flame 24 Pixels, The Flame 24 Pixels ni Instagram, The Flame 24 TV ni kuri Facebook. Geraho kabisa urabona ibikorwa byacu byose uko bigiye bitondekanyije. Murakoze cyane, ciao.